ariko abapolisi nabo nari bamereye nabi bakoze ripoti y'umuntu bafashe ni member wa parliament yacu bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye hanyuma baza no gusanga muri rekodi zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro 5 ubu rwari rwa gatandatu ibi ngibi babona imodoka mu nzira igenda ikubita hirya ikubita hino amahirwe agira ngira ngo ntabwo arica umuntu ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi so hanyuma n'ikibazo nagize abapolisi ubwo muri izo report barabitanga gusa kanaka baramuvuga amazina sinirwa musubiramo ubu muzabimenya ngo bavuga uko bamufashe mu bipimo birenze hejuru y'ibisanzwe banza atari yazinyoye gusa yari yaguyemo hanyuma baravuga ngo ariko ngo members ba parliament ngo bafite immunity ngo ubwo bamuretse aragendaga mbibonye mpamagara chief wa police ari hano mbese muba mutumira murabatumira aha ndamutelefone we chief wa police umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5 6 umunsi se yishe umuntu nabwo ni immunity ubu azica umuntu azagonga umuntu amwice bibe immunity namwe mugomba kuba hari ukuntu mwakoze interpretation ya immunity nabi Chief of Justice Minister of Justice immunity bivuze iki nta budahangarwa niyo wasinze ntuhangarwa niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa urahangarwa nawe dufashe numve kuko from a logical point of view niho nabarije ikibazo nabaje bafite ubudahangarwa okay bivuze iki biva he bigarukira he